Ikaze kuri The Choice 7 TV. Uyu nge tujye kubana umukozi w'Imana Sonia. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ntekereza ko mumaze kugenda mukunda, aho tugenda tuvuga abantu bakomeye, abagabo bakomeye bagiye bakora ibintu bikomeye, na n'uyu munsi imirimo yabo bikaba igitangaza abantu ibyo bakoze. Rero uyu munsi nkaba nabahitiyemo mu biganiro byatambutse, twavuze nanone ku mugabo ukomeye cyane wabanye n'Imana mu buryo bukomeye cyane, Imana ikamwerekana yo mu buryo bukomeye cyane. Uyu munsi rero nabahitiyemo undi mugabo nawe ukomeye wabanye n'Imana mu buryo butangaje, Imana ikamwereka mu buryo butangaje, agakorana nayo ibitangaza. Uwo mugabo rero akomoka mu Bayisiraheli n'ubundi. Habayeho igihe kimwe mu myaka ya kera ubwo Abisiraheli bari barabaye abasuhuke mu gihugu cya Egiputa bitewe n'inzara, bakomotse ku mugabo umwe nawe tuzavugaho, nawe ni umugabo utoroshye wakoze ibikomeye, ariko uyu munsi nkaba nabahitiyemo uyu ngiye kubabwira, nawe ni umugabo wabanye n'Imana mu buryo bukomeye. Rero ubwo uwo mugabo yaje kororoka ava mu bwoko bukomeye cyane, we mu gihe yari atakiriho, sinirwa muvugaho kuko siyo napanze kuvuga uyu munsi, ahubwo ngiye kubabwira umugabo ukomeye wakoranye ibitangaza n'Imana. Ubwo rero Abisirayeli baje kugwira cyane, bamaze kugwira umwami wa Egiputa agira ubwoba, arabatinya uburyo yabonaga bakora kandi bakarushaho kugwira kandi bagwiza imbaraga. Aravuga ati, gira inama, aravuga ati aba bantu reka tubakoresha ubucakara, batazagera ubwo mbona bagenda bagwira kandi bagwiza imbaraga, bashobora kuzagera igihe bagatekereza bakava muri iki gihugu, kandi bavuye muri iki gihugu twaba tubuze amaboko. Niko rero gushyiraho Abisiraheli uburetwa bukomeye cyane, nabo barataka cyane, Imana iza kumva gutaka kwabo. Imana igenderera umugabo umwe wari uragiye, yagiye mu ishyamba, yagiye kwiragirira, asiga amatungo aho yari yaragiye, azamuka umusozi w'Imana ajya gusenga. Mu gihe rero yari ari gusenga, abona igihuru kirashya, umuriro ukaka ariko ntigikongoke. Yegera ngo ajye kureba. Igihe yegereye agiye kureba, yumva ijwi rimuhamagara ngo Mose rero ni umwana, reka muhere mu bwana. Urumva muri icyo gihe Farawo yari afitiye ubwoba Abayisiraheli, yatanze itegeko, ariha abaganga babiri, arababwira ati rero aba bantu kuko ndi kubona abana b'abasore bari kugenda bavuka, abahungu bakavuka bakaba abantu bakomeye, ntanze itegeko ko umuyisiraheli wese uzajya ujya kubyara umwana, yabyara umwana akaba umuhungu, mujye mumwica ataravuka, naba umukobwa mumureke abeho. Aba baganga rero bubaha Imana, mu mitima yabo bagambira ko batakora ibyo bintu, bakareka abana bakabaho. Farawo aza kumenya ko abana b'abahungu bagenda babaho, arangije arababaza ngo ibyo mwankoreye ni ibiki? Abaganga nabo mu kwisobanura baramubwira ati rega biturenganye, aba bagore barakomeye, twe tujya kugeza igihe cyo kuvuga ngo tujye kubabyaza, dusanga umwana bamaze kumushyira hasi. Farawo aribwira aravuga ati okay, ntacyo, niba iyi nzira ngerageje yanga ndafata indi. Ategeka ko bica abana b'abahungu bose bari mu kigero cy'imyaka munsi, bafite imyaka 2 munsi ya bose babica. Nuko rero igihe yari atanze iryo tegeko ry'uko bagomba kwica abo bana, nyina wa Mose nawe yari arimo, ko Mose yari yavutse muri icyo gihe nyine ibihe byari bikomeye, baratanze itegeko kwica abana ariko ntibamwica. Nuko rero mama we rero yigira inama, amubwira ko gukomeza kumuhisha nawe byari bikomeje kumutera ubwoba. Arangije nk'umubyeyi urabyumva, wakora igishoboka byose ngo urinde umwana. Aravuga ati niba ntashobora kumurindira muri iyi nzu rimwe Farawo azategeka bakaza bagasambura byose, na hehe hose bakahagera bakamunyicira mu maso ndeba, reka mubohere agatebo, mushyire mu gatebo, mushyire mu mazi, niba Imana hari icyo yavuze kuri uyu mwana azabaho, kandi niba ari ugupfa azapfa. Nuko umubyeyi aboha agatebo, aragenda agashyira ahantu ku mazi, agasigamo, amushyira mu myenda ishyushye, amushyira hejuru y'amazi, mama we arigendera. Nuko rero ariko akajya aba bari hafi bacuga ku kantu ngo barebe niba umwana azabaho cyangwa se niba azapfa. Rero rimwe
ariko Imana ni nziza. Rimwe umukobwa wa Farawo amanuka agiye ku ruzi kwiyogera, abamushinzwe nabo bamanukana n'abamurinda n'abamukorera n'abakozi be baramanukana bagiye ku ruzi, nyine agiye koga. Noneho rero mu gihe yari ari koga abona agatebo keza, arasaba ko bakamwegereza ngo arebe ibirimo, bakamwegereje usangamo umwana mwiza aramukunda cyane. Nuko rero mushiki wa Farawo nawe yari ari mu bakorera umukobwa w'umwami. Noneho rero arangije arambwira ati ese ngushakire umuntu ukurerera kano kana? Ati yete genda umushakire. Mushiki we aragenda n'ubundi azana mama we aba ari we urera Farawo, amurerera aho ngaho arakura, kuko Imana hari icyo yari yaramuvuzeho. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye wakoze ibitangaza, abikorana n'Imana, Imana imuhindura igitangaza. Nuko uwo mugabo rero amaze gukura agira ishyaka ry'iwabo, ntimwaza kubona bene wabo barwana, aragenda arabakiza. Ubu umunsi ukurikiyeho aza kubona umunyegiputa ushaka kwiyenza ku Mwisiraheli, aba ararwanyije baramwishe. Rimwe rero mwene wabo araza, ubwo aba yari arimo abakiza, aramubwira ati uyu ni wa mugabo turashaka kutwica nk'uko wishe wa mugabo. Ahita amenya ko abantu babimenye ko yishe umunyegiputa, atinya ko Farawo yazabimenya, kandi urumva yari yararerewe iwabo. Nuko yigira inama ava aho arahunga, ava muri Egiputa. Nicyo gihe rero twatangiye mbabwira nti aza kubona ari ku musozi, nari ndi kuvuga inkomoko ye kugira ngo twumve uburyo ni umugabo ukomeye koko. Reka mbabwire, ndabararikira kujya mukurikirana izi nkuru, kuko ni inkuru zabayeho kandi ni inkuru zihindura ubuzima bw'umuntu iyo azumvisha akazikurikirana neza. Nifuza ko niba n'ibiganiro bindi bya mbere utarabyumvishe, wagenda ukumva ko ni inkuru ziguhindura, zikakuzanamo irindi shyaka kandi zigakora ibitangaza mu buzima bwawe. Nuko rero umugabo rero aza kumva ijwi rivugira mu gihuru, riramubwira ati Mose, Mose, kwitura inkweto zawe kuko uhagaze aho arahera. Nuko rero amenya neza ko aho hantu ahagaze arahera, akuramo inkweto. Mbibutsa ko Mose yakuwe mu mazi, ari naho hava izina Mose. Mose bivuga uwakuwe mu mazi. Nuko rero Imana iramubwira ati numvise gutaka kw'abantu banjye bari gutaka bari muri Egiputa, none rero ndifuza ko hari imirimo njye nawe numva twakorana, kubera ko uri umwana wabayeho mu bihe bigoye ari kubaho, uri umwana wabayeho hari umwanzi ukomeye ubanga, urererwa mu rugo rw'abanzi. Niyo mpamvu nifuza ko uwo mwanzi wanjye kuko umuzi warerewe iwabo, ndashaka ko jye dufatanya nkajya gutsinda uriya mwanzi. Mose yumva icyo Imana iri kumubwira. Nuko iramubwira ati rero ndagira ngo uhaguruke ugende ujye gukura ubwoko bwanjye muri Egiputa. Mose ati none se wa Mana we, ubu bwoko buzemera gute ko navuganye nawe? Yenda ibya Farawo tube tubiretse, aba bo bazemera ko navuganye nabo nawe gute? Aramubwira ati wowe ugende ubabwire ko ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka n'Uwiteka, ndi Imana ihoraho nje kubatabara. Ati se wenda tuvuge ko abo bari buze kubyemera, Farawo niki kiri bumwemeze kubarekura? Ati dore ngibi, ufite iki mu ntoki? Icyo gihe Mose yari afite inkoni. Urumva nk'umuntu uragiye ugenda mu misozi ntiyabura inkoni yo kugenda yishingikirijeho, yo kugaruza amatungo. Arambwira ati nicyo mfite mu ntoki, mfite inkoni. Yijugunye hasi. Iyo ari Imana imubwira ati jugunya hasi, ajugunya hasi. Amaze kujugunya hasi, ya nkoni ihinduka inzoka. Mose aratinya cyane. Mbese ntekereza ko yahise yibaza, none ko yari inkoni, inzoka ivuye hehe? Akiri kubyibazaho, Imana ati rambura ukuboko kwawe ufate umurizo w'iyo nzoka. Ararambura ukuboko afata wa murizo w'inzoka. Ya nzoka yongera ihinduka inkoni. Imana ati ibyo ntibihagije, fata ikiganza cyawe ugishyire mu gituza. Agishyira mu gituza, kiratema, kizana ibibembe. Arongera agikozamo, gisubira kuba kizima. Imana iramubwira ati rero iyo nkoni ntuzigere uyisiga, ujye ugendana nayo. Ati nanjye nzaba ndi kumwe nawe, nzaguhindura nk'Imana mu maso ya Farawo. Ariko uyu mugabo abitekerezaho ibyo byose arabibona,
ariko agira ikibazo ntiyari azi kuvuga. Aravuga ati, ariko se ko nyeretse ibyo bitangaza ko nzabikora nkaba ntari intyoza mu magambo, kandi uzi ko umuntu ujya kuvugisha umwami agomba kuba ari intyoza, ari umuntu wize wajijutse ufite ibyo avuga n'ibyo avuga akaba abizi. None njye bimeze bite? Imana iramubwira ati, dore Aroni araza aje kugusanganira, ujye umubwira icyo akora nawe azajya kubahiriza. Nuko uwo mugabo avaho ku musozi arakomeza ajya gutabara ubwoko bw'Imana nk'uko Imana yari ibimubwiye. Mu by'ukuri uyu mugabo inkuru ye iraryoshye, iyo njye ndi kuyumva mba numva itahagarara, mba numva itarekeraho, mba numva bajya bakomeza kuyimbwira. Reka iyo inkuru y'uyu munsi se nkuyisubikiye hako ntirangiye, tugiye noneho kwinjira mu gihe noneho yagiye gukora ibyo Imana yamubwiye. Ni ukuri ndakwifuriza ko ntuzabure, ntuzanacikwe. Imana ibaha umugisha. Rero inkuru y'uyu munsi nababwira, inyigisho twakuramo ni uko umuntu wese uzaba umuntu ukomeye aca mu bintu bikomeye bitigeze bicamo abandi.